Twishimiye kongera guhura namwe hano kuri Newslab TV, turizera ko mumeze neza, mwiriwe mute cyangwa se mwaramutse mute aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi mutwumva. Tugarutse mu makuru cyane cyane ajyanye na Uvira, nyuma y'itangazo mu 23 yatangaje, ubu noneho umuvugizi w'uyu mutwe atangaje ibintu byinshi twarimo twibaza, twari dukeneye kumenya. Byose turabikuzaniye muri iyi nkuru. Ikindi turareba ku basirikare b'u Burundi. Basirikare b'u Burundi bakomeje gucucumuka bava mu misozi miremire bataha. Hari n'abandi bavumbuwe aho bari bihishe, ni hehe hose turahagarukaho muri iyi nkuru yacu, ntucikwe. Wowe rero tubanye bwa mbere, akaba ari ubwa mbere ugiye kudukurikira, turagusaba gukora subscribe cyangwa se sabone, ugakora share, ugakora na like, hanyuma tukazajya twibanira muri aya makuru tugenda tubategurira uko umunsi uhita n'undi ugataha. Hanyuma rero reka duhere kuri aya makuru. Mu gitondo inkuru yihutirwa cyane yavugwaga ku isi hose ni uko mu 23 yafashe icyemezo cyo kuva muri Uvira igakoramo abasirikare bayo. Hibazwaga ngo se mu 23 irajya hehe, irajya mu birometero bingahe uvuye Uvira? Ese harakurikira hiki? Ese abaturage ko bari batangiye kubizera, abaturage bari batangiye kubakunda? Urebye nk'uyu munsi hari imyigaragambyo abaturage bo muri Uvira bakoze bavuga bati twebwe twabonye abacunguzi, twabonye abantu batubohoye, ntabwo dushaka yuko bagenda, tugumane nabo mwidusiga, ntabwo dushaka yuko FARDC yagaruka hano, ntabwo dushaka yuko Wazalendo yagaruka hano, twari tumaze kubona umutekano, ibintu byacu twakoraga bikagenda neza. Ingendo hagati ya Uvira Bukavu zakundaga, abaturage barazikora ndetse kandi ku mafaranga makeya, dore ko nguma 23 yagabanyije igiciro cy'ingendo. Mbese muri rusange abaturage bari bishimiye yuko kara gace kabohowe n'ingabo za General Sultani Makenga. Byose twabyibazaga, ariko byose tugiye kubisobanura cyangwa tubisesengure. Ariko noneho reka tubanze duhere kubitangajwe n'umuvugizi wa 23 ni mu rwego rwa politike, ariko nawe akaba mu by'ukuri agarutse ku bintu abantu benshi bibazaga. 23 irerekeza hehe nyuma yuko itangaje ko igiye kuva muri Uvira, irerekeza hehe? Byose rero tugiye kubigarukaho muri aya makuru, ntujye kure. Umuvugizi rero wa 23 Dr Oscar Barinda ageze gutya atangaza yuko impamvu bafashe iki cyemezo, avuze yuko, ndavuga koti ye, ati icyo dushyira imbere ni amahoro y'abanyekongo bose, kandi tugize amahirwe akabasha kuboneka, habayeho amahirwe akabasha kuboneka binyuze mu biganiro biri kubera i Doha, byatubera amahire. Twebwe itangazo ryari ryo guha amahirwe yuzuye biriya biganiro bya Doha by'amahoro, nk'uko twabisabwe n'abahuza benshi. Dufite abahuza benshi nka Katari iri kwisonga, Amerika, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ibihugu byo mu karere EAC ndetse na SADC. Bose ni abahuza badusaba ikintu tukakigaho, tukareba ko cyashoboka, tukagishakira inzira. Turi mu biganiro, iyo abantu baganira turi impande ebyiri, ariko harimo n'abahuza nabo baba bari mu biganiro 100%, baba bareba uko bigenda. Oscar Barinda Dr abajijwe niba bakimara gusohora iri tangazo bahise bakora abasirikare muri Uvira. Naye wabyibazaga ukibaza isi 23 yahise isohoka muri Uvira, ubu ngubu yagiye hehe? Byose igisubizo kiri hano. Dr Oscar Barinda yavuze ko bagihari muri koti ye, ati oya, biracyari hafi, twatanze igitekerezo tukigeza ku bahuza, ariko tuvuga n'igisabwa ngo tube twagishyira mu bikorwa. Igisabwa ni ukuvuga ngo 23 icyo yakoze ni ugutanga igitekerezo ku bahuza cyo kuva muri Uvira, ariko noneho basaba nabo ni icyakorwa kugira ngo babe bava hariya muri Uvira. Yavuze ko icyo basabye nyine mu itangazo, tugarutse ku itangazo, basabye ko kiriya gice cya Uvira kitagarukamo FARDC cyangwa Wazalendo cyangwa FDLR n'abandi, oya, cyangwa Murundi, oya. Kiriya gice nihamburwe intwaro abasirikare bose
hanyuma mbese gikurwemo abasirikare yabo makumyabiri na gatatu iravamo, FARDC ivemo, abarundi bavemo bose, hanyuma hazanwe ingabo ziri netre. Ingabo ni ukuvuga ngo bashobora kureba kavuga bati okay, East African Community igiye gufominga umutwe wihariye uzajya kugenzura Uvira, ikabikora, cyangwa se AU nayo igashyiraho abo basirikare. Ibyo ngibyo nabyo birashoboka, ni ibintu bishoboka. Hanyuma abo ngabo bakareba bagenzura uriya mujyi wa Uvira, bakarinda abaturage, bakarinda ibikorwa remezo byabo, bakabamenya umutekano w'abaturage. Icyo gihe makumyabiri na gatatu nimara kubona icyo ngicyo izagenda. Hanyuma ikindi kibazo Dr Oscar Barinda arabajijwe ngo ese murajya he? Ni ikindi kibazo. Makumyabiri na gatatu irajya he? Irajya i Bukavu, irajya i Goma, abari hariya nyine barajya hehe? Umva uko Oscar Barinda agisubije ati mbere yuko batugabaho ibitero twari Kamanyora, twari Katogota, mbese byose ni ibintu biganirwa, tuzabiganiraho mu biganiro, tuzareba aho twasubira, aho twaba turi, ariko ari mu gihugu cyacu rwose nta kibazo. Sinabwo bwa mbere twasubira inyuma, twigeze gusubira inyuma mu mpera za 2022 ubwo hazanga ingabo za East African RF. Rero ni ibintu duhora dukora, twavuye no muri Walikale centre dusubira inyuma. Ibyo byose tubikora ku bushake bwa politike bwo kugira ngo tugere ku mahoro arambye kandi biciye mu nzira y'ibiganiro. Oscar Barinda habonetse na okaziyo yo kumubaza ese abaturage babakundaga byagaragaye ko bari nkoramutima zanyu biragenda bite? Yavuze ati nk'abari abaturage bigaragambije uyu munsi bagaragaza ko bashaka ko mugumana nabo. Oscar Barinda ati amahanga nayo arabireba, abakongomani barabireba, abahuza barabibona, abantu bose barabibona ko abaturage batakamba ko bari bageze ku mahoro n'umutekano kuri bose nta kuvangura. Bari bizeye umutekano kubera bari babarinze, baje kubabohora, bari babohotse mu by'ukuri. Umutekano wabo ni wongera guhungabana, ese makumyabiri na gatatu izasubirayo? Oscar Barinda ati mu byo twasabye harimo ko hajyaho uburyo bwumvikana bwo kurinda abaturage bose. Abaturage turi kubabwira ngo ntabwo tuzabasiga iheruheru, nituba abo kugenda ntabwo tuzabasiga iheruheru, tuzabasigira uburyo bwizewe bwo kubarindira umutekano. Ngicyo kiganiro makumyabiri na gatatu binyuze mu muvugizi wacyo Dr Oscar Barinda atanze. Hagati aho ingabo z'u Burundi zikomeje kuva mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'aho abarwanyi ba makumyabiri na gatatu bafashe ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo biri mu mujyi wa Buvira. Hari abasirikare benshi bagenzuraga ibice byo mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo basubiye mu gihugu cyabo mu byumweru 2 bishize ubwo makumyabiri na gatatu yabashushaga imbaraga. Hari amakuru rero yizewe yemeza ko ubungubu hari abandi basirikare b'u Burundi bahisemo guhungira mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo biri mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi no mu ishyamba rya Itombwe. Mu bice bikikije komine ya Minembwe ihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga no hasigaye abasirikare b'u Burundi benshi. Aba nibo bamaze igihe kinini bafunze inzira abanyamurenge banyuragamo bajya ku masoko no ku mavuriro. Urubuga SOS Media rwatangaje ko mu ijoro ryo kwa 15 rishyira kwa 16 uyu munsi abasirikare benshi b'u Burundi baturutse muri Baraka na Mboko bakambuka ikiyaga cya Tanganyika bakakirwa ku cyambu cy'igisirikare muri Rumonge. Ni ukuvuga ngo icyo gihe makumyabiri na gatatu hari ejo bundi herutse kwinjira muri centre ya Mboko ubwo yari ikomeje gusunikira mu majyepfo ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC rihungabanya umutekano w'abasivili. Bikakaba ari akazi gakomeye bahuye nako kubera ko ahantu hari ikibazo cy'abarundi. Mu gitondo rero cyo kuri uyu munsi kuri kiriya cyamungo cya Rumonge hoherejwe ngamakamya 6 atwara abo basirikare mu mujyi wa Bujumbura, kandi byagaragaraga ko bafite umunaniro mwinshi. Muri rusange urebye abasirikare 200 Burundi bwari bwohereje ara muri Kivu y'Amajyepfo abenshi bamaze gusubira iwabo. Gusa makumyabiri na gatatu nayo ikomeje kuvuga ko nta musirikare w'u Burundi izigera ibuza gutaha, bose uzabishaka azasubira mu gihugu cye cy'amavuko nta kibazo afite. Ibyo ngibyo abasirikare b'u Burundi bose
babyifuza bafite ayo mahirwe yo gusubira mu gihugu cyabo bagataha. Reka rero bakunzi bacu tubashimire, twongere gusubira mu yandi makuru.